Nshuti bakunzi ba Mukristo TV, nanone turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu ni wa mwanya wo gusoma, tuje kugira ngo dufatanye gusoma aka gatabo k'umugenzi. Nk'uko nabibabwiye, dufata umwanya kugira ngo dusome, hanyuma twumve iby'uyu mugenzi. Dushima Imana rero yabanye natwe ikaturinda ubwo twaherukaga gusoma, twaba tugejeje ubu ngubu tugihumeka. Uyu ni uwundi munsi wongeye ku minsi yo kubaho kwacu. Imana y'amahoro nishimwe, kandi Imana ibahe umugisha mwebwe mwese mwakomeje kudukurikira hano kuri Mukristo TV. Dukomeze gufatanya gusoma kugira ngo twumve aka gatabo k'umugenzi, kandi turusheho kumva amagambo akarimo, ndetse n'imirongo yo muri Bibiliya ujye ugerageza kuyishaka kugira ngo nawe uyisome, wumva uru rugendo n'iyi nzira y'uyu mugabo Yohana Bunyana twasomye amateka ye n'amakuru ye n'ishurirwa yagize ku by'aka gatabo. Twabonye yuko mu birimo icya mbere duheraho ari umuntu wari uhetse umusaraba. Imana ishimwe rero ko iduhaye uyu munsi, ikaba twongeye uyu mwanya wo kugira ngo dusome. Reka dushimire Imana yabanye natwe, hanyuma turebe uyu mugenzi. Duhere ku cya mbere. Turagushimye Imana, wowe wabanye natwe ukaturinda mu bihe byose bigiye bitambutse. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Tugirire neza, uduharire ibicumuro byacu, ko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Reka dusome cya mbere. Umuntu wari uhetse umutwaro. Tangira ngo nanyuraga mu butayu, nibwo iyi si, mbona ahantu hari isenga, ndyamamo ndasinzira, ndota inzozi. Muri izo nzozi mbona umugabo wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki ze, ahetse umutwaro uremereye mu mugongo. Zaburi ya 38 n'umurongo wa 4. Ngaha tuhasome ngo mwitegereje mbona bumbuye icyo gitabo, aragisoma. Akigisoma ararira, ahinda umushyitsi, maze atakibasha kwihangana arataka araboroga ati ngire nte. Byakozwe n'intumwa 2 n'umurongo wa 37 na 16 n'umurongo wa 30. Abaheburayo 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Akimeze atyo ataha iwe, agezeyo amara umwanya ashoboye wose yiyumanganije, kugira ngo umugore we n'abana be batabona umubabaro we. Ariko ananirwa kumara umwanya munini acecetse, kuko umubabaro we ugwira. Nicyo cyatumye aheruka kubungura ubwenge, atangira kubabwira atya ati, mugore wanjye nkunda, namwe bana banjye, njyewe inshuti yanyu y'amagara, nishwe n'umubabaro undemereye cyane, kandi nabariwe inkuru y'impamo y'uko uyu mudugudu wacu uzatwikwa n'umuriro uvuye mu ijuru. Muri iryo rimbuka riteye ubwoba, njyewe ubwanjye, nawe mugore wanjye, namwe bana nkunda, tuzarimbukana bibi. Keretse ubuhungiro ntarabona bwaboneka bwo kudukiza. Bumvise ibyo, bene wabo baratangara cyane, si uko bemeye yuko ibyo yababwiye ari iby'ukuri, ahubwo ni uko bibwiye yuko yafashwe n'indwara isarisha. Kuko bwari bwije, bakibwira yuko ibitotsi byabasha kumukiza, bihuta kumuryamisha, ariko ijoro ringanya n'amanywa kumubabaza. Nicyo cyatumye mu kigwi cyo gusinzira akesha ijoro ryose, asuhuza umutima arira. Amabwirizabutumwa. Bukeye bamubaza uko ameze, arabasubiza ati, ndarushaho kumera nabi. Maze yongera kuganira nabo, ariko bo batangira kunangira imitima, kandi batekereza kwirukanisha indwara ye kumutota
no kumukankamira, ubundi baramusekaga, ubundi bakamutota, ubundi bakamuzinukwa rwose. Nicyo cyatumye atangira kwigunga mu nzu ye kugira ngo abasabire, abababarire, no kugira ngo yiganyire umubabaro we. Kandi yagendagendaga mu mirima wenyine, ubundi asoma, ubundi asenga, amara iminsi agira atyo. Kabiri, ariho mubwirizabutumwa, ngo bukeye mubona agendagenda mu mirima asoma igitabo cye nk'uko yamenyereye, agira agahinda kenshi, akigisoma araturika arataka nk'uko yagenje cya gihe kindi, ati nkwiriye gukora nte ngo mbone gukira? Byakozwe n'intumwa 16:30-31. Mbona akibayiguza nk'ushaka kwiruka, maze arahagarara kuko atabashije kumenya aho ajya. Mbona umugabo witwa mubwirizabutumwa aza aho ari, aramubaza ati uratakishwa n'iki? Amusubiza ati mutware, nabwirijwe n'iki gitabo mfite mu ntoki yuko naciriweho iteka no gupfa, kandi ubwa nyuma nkaba mbikiwe kujya mu rubanza. Abaheburayo 9:27. Kandi numva yuko urupfu ntarushaka, n'urubanza ntazashobora kurutsinda. Umubwirizabutumwa aramubaza ati ni iki gituma udashaka gupfa, ko ubugingo bufite ibyago byinshi? Uwo mugabo aramusubiza ati nuko ntinya yuko uyu mutwaro mpetse mu mugongo uzanzika, ukangeza hasi y'ikuzimu, nkagwa ahatanyiteguriwe muri Gihonomu. Yesaya 33:33. Kandi mutware, ubwo ntiteguye kujya mu nzu y'imbohe, niyo rupfu rw'umubiri, siniteguye no kujya mu manza, ubwa nyuma nkicwa urupfu rw'iteka. Gutekereza ibyo niko kuntakisha. Umugenzi. Maze mubwirizabutumwa aramubaza ati ubwo umeze utyo n'iki kiguhagaritse aho? Mubwirizabutumwa amuha umuzingo w'igitabo cy'uruhu wanditseho ngo nimuhunge umujinya uzatera. Matayo 3:7. Aragisoma, yitegereza mubwirizabutumwa cyane, aramubaza ati mpungire he? Mubwirizabutumwa amutungira urutoki hirya y'agasozi kagari cyane, aramubaza ati urarora ririya rembo rito? Matayo 7:13-14. Aramusubiza ati uwo mugabo ati oya. Arongera aramubaza ati urarora ririya tabaza ryaka cyane? Zaburi 119:105. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero 1:9. Aramusubiza ati sinzi ahari ndaribonye. Maze mubwirizabutumwa aramubwira ati uboneze kuri ririya tabaza, ujyeyo udateshutse, nukora utyo uri bubone iryo rembo. Nurikomangaho urabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Maze ndota atangiye kwiruka, ariko ataragera kure y'urugo rwe, umugore we n'abana babibonye baramuhamagara ngo agaruke, yipfuka mu matwi akomeza kwiruka, avuga ati bugingo 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 budashira. 14:26. Nuko ntiyakebuka. Itangiriro 19:17. Ahubwo akomeza guhunga, yerekeza hagati mu kibaya. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Dusomye amagambo y'umugenzi, dusoma igice cya mbere, dusoma umuntu wari uhetse umutwaro, dusoma umubwirizabutumwa,
tuzakomeza dusoma aka gatabo. Sinzi niba tuzajya dusoma n'iyi mirongo yo muri Bibiliya, ariko nimubikunda muzatubwira, hanyuma dukomeze gusoma kano gatabo dufatanije. Imana rero ikomeze kubana namwe, kandi dukomeze gukunda gusoma aka gatabo kugira ngo tumenye inzira y'umugenzi ndetse n'ibyo yabonye ndetse n'urugendo rwe, kuko twese turi abagenzi. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ikomeze kubana namwe, ikomeze kubagirira neza, kandi ibyo muyifuzaho byose bibakoreye muhaye muronke mu izina rya Yesu. Amen. Amen.